Waramutse neza muvandimwe, nkwifurije umunsi mwiza, nkwifurije n'ihirwe muri munsi twinjiyemo. Mu nyangana haciyemo iminsi ndatanga ijambo ry'umunsi byatewe nuko hari ibintu byinshi nari ndimo, ariko uyu munsi hajagira ngo basanga ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi igice cya 11 umurongo wa 3 ahanditse ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Bisobanuye ko muvandimwe ibyo wishingikirijeho uyu munsi bivanywe niki wakora. Iyo jambo ryanjye kwije story yankoze ku mutima va ku mukristo ngo umunsi umwe yararose ngo ari kugenda mu nzira ngo iruhande rwe hari ibindi bireye kugenda ko ntabona umuntu uri kugenda. Umutima ngo aribaza uyu ninde uri kugenda iruhande rwanjye, ngo yatera intambwe ngo undi uwo muntu nagatera intambwe, aribaza uyu ninde. Mu kwibaza ngo yumva ijwi rimubwiye ngo ni Yesu uri uruhande rwawe uri kugenda uri kujyana. Ngo barakomeza baragenda, yatera intambwe Yesu nagatera intambwe, yatera intambwe akomeza muri ubwo buryo. Ngo ariko hari ahantu yageze ngo bya birenge ari kubona ngo birabura, ngo agira ubwoba kwitotomba, Yesu ugiye he kuntaye bigenze gute? Wakomeje kugenda akabona ibirenge bimwe gusa, ibirenge bye byonyine gusa. Wageze imbere ngo mvijwe rimubwiye ngo ntago nagutaye, ibyo birenge kubona ni ibyanjye, ni ngiye ugugize ute, ni ngiye uguhetse. Muvandimwe bisobanuye ko igihe imfatiro zivanyweho, igihe ibintu wizeraga, ibintu ubuzima bwawe bwari bushingiyeho bivuyeho, ugomba gukomeza kwizera. Reka uyu munsi muvandimwe wizere, ukomeze wizere nk'uko yabo byagenze, yakomeje yizera. Aravuga ngo nubwo ari wowe wanyica nzakomeza kwizera. Reka Imana igufashe muri uyu munsi muvandimwe, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen.